rero abakunzi ba Select TV ubu tugiye kubereka ukuntu abantu bateka ubugari. Muri make wateka ubugari bire international bitari ibyo mu Rwanda. Ubugari bwa kizungu. So twagiye. Kakanye songa nakuvuga. Turateka shume. Twakuriye mu gikoni. Uriya wasonga nk'ibiro bingahe? Ibiro 2.5 Meze bite se? twariye ntabwo wabyubutariye. Ndabeze. Inyama ya Asusa ntubyibuhe. Biraryoshye pe. Cyafite umururumba. Inyama igizwe n'ikirungo. Yaba Imana yajyaga ihora itwihera ibyo kurya. Cyane. Ndabeshya ye. Ntabwo wabeshya. Ndabeshya. Nibyo. Imana ijya itubasha abantu barya neza babana baho neza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Amahoro y'Imana abane namwe. Bisanzwe ni Mami Bell, Nanjye ni Aisha. twongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu Select TV. Aho muri mwese ndibaza ko mumeze neza, natwe hano tumeze neza. Kandi nawe utameze neza mwihangane ejo bizagenda neza. Uyu munsi rero tukaba tugiye guteka inyama bita asusa. Ni inyama udashiramo amazi menshi, ushiramo amazi makeya aringaniye. Tukaba dufite inyama zacu hano, tukaba dufite ibikoresho turi bwifashishe, hari poivro, inyanya, ibitunguru, tomato paste, tukagira hano amavuta n'ibirungo byacu turi bwifashishe. Hano hari beef masala, tukagira hano paprika, turmeric, tukagira hano garlic powder na black pepper n'umunyu, tukaza no kwifashisha soya sauce. Nyuma rero tukaza kuyirisha iki ubugari. Aisha araza kudusongera ubugari buryoshye cyane. Inyama nawe uraje uzinyerekeye. Mbere kuko dukora asusa. Yego. Twatangira. Tubibutsa yuko bagomba kuguma hafi ya channel yacu kuko tubafitiye n'umutumirwa. Dukomeza no kwibutsa gukomeza gukora subscribe, comment, share, like. Tubanzamo amavuta rero yamara gushya tugashiramo inyama zacu. Dukoresha amavuta atari menshi cyane aringaniye. Dutegereje amavuta yacu kwashya, turatunganya ibirungo.
ko urarinda inyama zacu zigafata irangi ukabona gushiramo ibikoresho turi bwifashishe. Umusango w'ubutetse w'ubugari amazi ko yabise arabiraza nabonaga wicariye. Hello everybody, this is Makanika Maid. Hano rero mu rugo nakagaruka guteka none ariko ntabwo none nzi ibyo mwatetse none n'iki muri guteka. Nubwo twaguteguriye amazi y'ubugari. Shatse kuvuga ko ngiye gusoma ubugari. Yego. Hanyuma izi nyama none n'ubwoko ki? Izi nyama zitwa asusa. Bazita asusa. Yego. Inyama zitajyamo amazi. Ijyamo utuzi. Hanyuma umuntu akazirisha ubugari gute? Inyama zitarimo amazi umuntu azirisha ubugari gute? Dukoresha amazi make cyane. Okay, nta kibazo. Rero cyane bari barya inyama itagira ubugari butagira Oya wapi. isosi. Ese ko nakunda kurya ubugarira? Uzirishije inyama z'ibitunguru ukazirisha ubugari ntiwabirya. Ntabwo bibaho nabyo. Ubundi bugari kugira ngo ngiye mbumire bisaba kuba bufite isosi iri kujejeta ndahibaza kugira ngo byibuze gukora inyama nk'azari twakoze ubushize inyama z'ibitunguru ukazirisha ubugari bwawe kandi bikaryoha. Okay, so none se mumeze mute? Mumeze fresh? Ndabona rwose mufite swaga za danje. Nanjye rero ni kwa kundi ayo mazi arashyarya ni koko mbere ukuntu ubundi iyo muzi guteka ubugari kwanyu. Amazi baramucanye kuko yafanze kandi nayicaye. So shyiraho umuriro mwereka ukuntu basonga ubugari. Hari abajene batazi gusonga ubugari, hari abantu batazi gusonga ubugari. Gusonga ubugari ni ubuhanga buhanitse cyane. Sibyo ngiye kubereka ukuntu basonga ubugari. Ese wabwira abakunzi bacu mugomba kunyigisha ukuntu bateka izo nyama kabisa. Ikintu nababwira cyo nuko kuri Selex TV ibintu n'uburyohe nibwo twajya twaba babi cyane. Urumva sibyo no guteka tugiye kubazanira ibintu byinshi cyane. Harimo oyandika ndike kubakopesa. Katubibona. bazayibona byabaye. Ariko shaka murasa neza n'umurimo. Murakoze cyane. Siko mbona mamuti size makeup. Ubu mwashizemo akantu ka makeup na muri gusa. Yabari metisi bamibera. Ariko ni fashion. Urebe neza utazishiririza. Ibyo gushirira ntago ari sawa. Izi nyama z'umwa mamibera yagufasha akakubwira uburyo twazitangiye. Okay, ni fresh. Ubundi inyama za susa baziteka gutya. Asusa. inyama nyine zitajyamo amazi. Amazi make cyane. Kugira bitaba isosi nk'ibisanzwe. Kuko hano tuba dufite ibirungo byacu, ibyo turi bukoreshe, ibi byose n'ibi na soya sauce. Ariko ushyire mu nyama zacu. Susa si za nyama twajyaga turya. Harimo n'ibishyimbo bashyira mu bishyimbo. Inyama n'ibishyimbo. Bafata iriya sosi. Sosa zabaje mu buryo bukomeye. Asusa, ahubwo ufite asusa n'ibishyimbo byawe bikaranga ku ruhande. Ariko ushatse bivanze. Twe twabibire bivanze. Muri icyo gihe cyanyu barabishaka. Igihe cy'abasaza se. Ariko nanjye narutse kuzirya pe. Ariko mu ncamake izi nyama zishyira amavuta mu isafuriya nako twatangiye. Amavuta yamara gushya cyangwa gufata umuriro tugashyiramo inyama hanyuma tukanagamo akunyu gake. Za nyama zawe zibyara amazi, ya mazi ukayareka kuko niyo aba ari buzihishe. Zigashya agakama, iyo amaze gukama zimera gutya. Nuko mbona nyine ziri gusa kabisa. Noneho gutya kugira ngo bijye kumera gutya, kugira ngo zitagushirira wongeramo utuzi duke cyane. Ndabibona kabisa. Ugakomeza ugakaranga inyama twashyizemo idasa gutya.
ariko urabona ko bibabyita ko yatangiye gufata irangi. yatangiye gufata irangi kabisa ndabibona. Iyo imaze gufata irangi rero iyi niyo etape tugeze aha ngaha ko yatangiye gufata irangi. Usaba igitunguru cyawe ushyiramo igitunguru ukagishyiramo ntabwo ucika intege urakomeza ugakaranga ubwo paka igitunguru kigenda byumva nacyo kikata gifata irangi. ariko ubwo uri kubibona uri kutureba fresh. sawa paka bihiye reka dutegereze bishye kwanza. uzi ko bitari bushirire kandi ibi birungo ushobora kuba byahishwa n'umwuka amatungo. ushatse washyiraho ariya gakomeye bakitanga iki aluminium. Kubera impamvu dushyizeho aluminium na yindi ni uko twe turi gukorera nk'ubyanda bibona kandi atari isuku. tora kari agasafuriya buriya bugari burahiramo. ko nta n'agasonga bugari kari aha ngaha ngo nicare hasi banze ngo kubite ahubwo ko ndabukubita mu gute we. maze kwibagirwa mu rugo agasonga bugari karahari. n'agasonga bugari karahari. so rero mu gihe nyine twaba dutegereje ko ibirungo byacu bifata irangi bifata irangi. ngaho muba mumbwira rero amakuru nyine yanyu mumeze mutubundi wahahiye hehe ubundi uhahira hehe kugira ngo kuko muba mufite ibintu byiza urunyanya rwiza urumva wenda akangaka ko ni ibisanzwe no muri botike nyine muhahira ariko mubona mufite ibintu byiza cyane. ikibazo ejo ni cyiza. ubundi inyanya ni ahantu zitari cyane ko muri ino minsi zatangiye kuboneka ko zari zarabuze. aha bikunijya mu isoko ryo mu mujyi cyangwa Nyabugogo kwa Mutangana. ahantu henshi ubu ngubu inyanya ziri kuboneka. tujya kwa Mutangana ntajya kwa Mutangana mama akajya mu mujyi tugahahirayo. nta kintu turi gukoresha aha ngaha na kimwe kidasanzwe. ndi kubona ko bisanzwe nyine ahubwo se urabyuka nyine ugahahira hano ukajya hano kuri botike nyine ni ibintu bisaba kujya ahantu iyo ushaka kwereka abantu ubuzima uteka n'ibintu ni ibintu byanyenga nyine bitewe n'akazi kacu nako guteka kandi ntabwo dushobora kugenda ngo tugure urunyanya rumwe. dukora bije y'ibintu tuzakorera abantu bacu badusabye tumara kuyikora tugahahira rimwe. ni byiza cyane ni byiza cyane. so rero nanjye ugomba kujya nkuma akazi ko kujya guhaha. akazi ko guhaha ndashaka ko muzajya mukamba ngiye nkagenda ngahaha urumva kuko ibintu byose ntabwo arimo muzajya mubikora muzajya muteka mujya no guhaha. ngewe nzajya guhaha turabishobora ariko kandi ubu wabona mutajya ubwo ngubwo ibiciro bakubwiye ubwo ngubwo uhita nyine ubura tu inyanya nimba ari 500 ugomba kugatuza numva akazi guhera 300. mami bere ni fresh ubona rwose akantu wambaye kariho neza izina ryawe ariko hari izina ryawe yigate ubu ni bwite ubibona ni queen w'igikoni ariko nawe wari ukambaye gushize buri yazina namba kanditseho king nibyo murategura Selex TV tuba twarateguye twe turabagezaho ibintu birenze cyane urumva ko nakifatiye mora ndabe kuma munda neza ubwo ngubwo ibirungo ndakeka byamaze gufata iki kigenda bikata irangi kigenda bitwana ese nabo kawenda akabazo ngo bazema mibera kubera ko uteka neza nahantu urasohokera ukumva bagutekeye ibintu bitaryoshye
kandi ari n'ahantu heza harahari kandi cyane yego ugahita uvuga ati aha hantu hari ikintu kiri kuburamo ntabwo byabura uheruka gusohoka ryari abantu muri bitewe n'akoresha rero dukora buri munsi sinkubona umwanya cyane kubera ngo ndasohokera ahantu nibereye hano kuri select tv kumisha abantu bacu abakunzi abafana bawe se uburyo bazajya nabo babyikorera mu rugo byoroshye byoroheje nose urabyumva gute n'uzajya ugenda mu nzira ugahura n'abafana bawe byashimisha ugahora ukanyibwira tugasuhuzanya use se uzajya ubona uzajya wubika umugira ntakoze ugira ibintu by'isoni ntabwo zabura by'isoni ugomba kubigabanya bigaragara umuntu aba ateye gutyo nuko uteye ntabwo zabura ahubwo si ugaruka vuba utagira isoni urazigira rata nawe uhita ureba hasi umuntu akikureba mu maso ubwo aya ni okay so ubwo ngubwo ugiye kudushyiramo urunyanya dushyiramo n'ibirungo byacu hano icyakora gishobora kuza kiba gifite ubutamu ishobora kuza kuba gifite amazi ntabwo arashya ngo mbereke ukuntu bateka ubugari inyanya zacu nizere ko izo nyama mwatetse atari iz'imbwa ariko ibyo bintu nawe warabibonye byarateye none se ngo inyama z'imbwa ngiki nizere ko iyo nyama ari inyama yizewe tugomba kubereka iki inyama zizewe ndabeshya twebwe tukurira hano hantu hizewe baba bazikora ariko muri iki gihe ntabwo ushobora gukora yizaniye inyama zayo tutabanje kunyura ahantu bazipimira nibyo ni byiza cyane ni byiza cyane nyine urabyumva uramutse wumvishe ko wagiye hano bakagura wagiye nk'ahantu bakagura nyine ukumva ko waje kurya inyama y'imbwa wabyakira ukabyumva nyuma mubi mbajije ikibazo kibi pe kibi kuko naba ariko abantu barazi no se nk'ababibonye hari abantu bazi se nka ziriya nyama twariye zigura 300 twamenya ari izi inyama igura 300 tukabona kuribuka atakudusheti tw'ijana ahubwo mubavuzi za Maid arakwa mutwe izijana wariye brusheti igura ijana ni ryarize ndetse byari desa mbari ijana niba ari desa mu myaka ya ryarize ntabwo byibuka muri za 90 na kangahe ego ntabwo ari kera cyane inyama igura ijana uzi brusheti igura ijana aho urabizi byaba ari nka 2 na kangahe nimba yaraguraga ijana nimba yaraguraga desa ubwo se nirya ni 200 nanjye zimatari ntabwo byibuka ariko uzi uburyo twaryohaga n'iryarize mu wuhe mwaka mbere ya 2012 mbere ya 2010 hashobora kuba uri mukuru kandi utangiye wabona harateze na taxi za zindi za senkani mva ku ishuri kwa Kagari nabibona zimwe z'amabara za zindi za Dream Boys za ntabwo uzizi babiri bakicarira ijana mukanakikirana ko mu nkomyi bazanigengesera ibyo nzaza mvuga byose ariko nanjye ndi mukuru uvuze ni 2 na kangahera 2003 ya 2003 ora na gatanu abona kera cyane
25 kwa gatatu 25 kwa gatatu muri segonderi 25 kwa gatatu muri segonderi oya tukaba tujya gushyiramo ibirungo byacu bya birungo twababwiye icyo kirungo bacyita nguki kiracyita ry'amerika iki paprika icyo kirungo nabyo bira internationally ntabwo wapfa kubibona ahantu hose nimba muri Imana black pepper shyiramo agace k'akuri mu rusenda rero abakunzi ba Select TV ubu tugiye kubereka ukuntu abantu bateka ubugari muri make wateka ubugari bire international bitari ibyo mu Rwanda ubugari bwa kizungu so twagiye n'agasonga bugari ngaho ndako mbere guteka ubugari rero nabanza kumva ko ifu imeze neza ifu baguhaye itari miki kandi mbere yuko ushyiramo ifu urabanza nyine ukareba amazi tu karebe nimba ifu koko washyizemo nimba amazi harimo bijya bibihura tu hanyuma ugafata umwuko wawe ugashyiramo gutya gake gake ahangaha ndimo ndetse nimba amazi ari menshi cyangwa ari make nimbona ari make nimbona ari menshi yongeramo ifu ndetse wacu yaje afite kuraje nyinshi ngemba neza tukaba arabizi nizere ko ifu idatema cyangwa mwashyizemo umunyu cyangwa muri aya mazi ntabwo ndeba ubwo bugari bwawe tangiye kukubana igikombe hagiye bivuze ko ari mu buryo bw'ubunyaburayi utari ubwo mu rwego uri gusongamo sinzi uburyo avuze umwanya aza ku mana wese byagenze gute ntukarengera abantu bajya bibeshya ngo n'ubutwirizi bakane mukunda ubugari bworoshye abakozi bacu badusabye ubugari budakomeye butanoroshye ubwo urumva ubwo basabye aho kera bigeze kumbwira ngo iyo ubugari busongeye hejuru cyane uranatemba ndabona ari ukwimariramo wimariramo n'ubundi ubwo ngubwo hano none uri rwagati none ubwo butera kahita kaba ariko byari ukuntu iyo amazi yabaga make mu bugari se byanyenaga gute kandi wongeragamo amazi akonje wabaga yasigaje nyine ari ku ruhande atoye atahari se gusa adahari usura ufite amazi byagendaga ashyushye utayafite se nyine utayafite se kandi bakwiteganyiriza oya nyine aryoha gutera igihe wabaga yashize nyine yose aho ntabwo byumva neza none se ukamubaza urabona hano sara amazi dusigaranye ntayo ariko bitanashobotse ngo ntibashyushye ayandi uyashyushyiriza mu bugari ugira gutya ubugari ukadushyiramo akonje okay noneho bari kubibona neza bari kubibona neza ubugari bwa makanika we ubugari ushaka bumeze neza ni mubi cyane ushatse kuvuga ko ngo butarenze sha nzasonga ubwanjye mu gihe cyanjye okay noneho ngo nshatse nangira gute akucara okay kugira ngo Nashya hano hasi hari ikibazo nta kibazo iri karo hari ubwo ryajya
niyo songa ntabwo uvuga turateka shumi twakuriye mu gikoni buriya wasonga nk'ibiro bingahe ibiro 2 n'inusu ya bitatu warakoze n'agatuza ntabyo nari gushobora da naza nyiyemera ko nari kubishobora wowe ntabwo wabwarika mbere wabwarika bisaba imbaraga z'abagabo gusaba agatuza ntako mfite aha ni ahakigabo ntabwo ari ahakigabo noneho tayari nsigaje gukubita irindi ririmo ubugari bwanjye bugashya kandi ubuhata umuriro kugira ngo buze buze gute bushyushye tayari Okay. Kandi mukubite irindi rimwe kugira ngo n'akabumbe kanyihishe. Ubwo bwa mbere mugiye kurya ubugari burenze. Kashanajya kagatsima. Ntabwo utamubi cyane. Rega nako mu rugo se karishye ko twarezwe n'ubugari. ariko burakwaye Kurya ubugari abantu icyumweru kigashira ikindi kika. Bose ntabwo nabahaga None twari kubigenza gute ko nta kindi cyo kurya cyaba kirabaye. Okay, mwite muza nakagora nuko kugira. Okay. Ubu noneho hagezweho kugira gute? Kubumba neza umuntu akaba yagira kuyagara. Urabona ko rwose mugiye ko ngiye kubagaburira ubugari. Bwakatangaza. Noneho wanzanira isahani yo kugorekaho. Babyita kugoreka. Yes. Umutetsi mwiza rero. Tayari. Aha. Rero mwabonye ko ubugari bwanjye bwageze ku meza. Batetse inyama nabo zageze ku meza. So rero nicyo gihe cyo gufungura kugira ngo twumve neza ko natwe turi abatetsi bazima kandi bameze neza kabisa. So twagiye rero kaduheranga watangira warura urakoze kabisa. hano inyama zacu Asusa zacu zirasa neza na asusa yoboka neza ko nta mazi twashizemo. Asusa n'amazi ajyamo. Okay. ni karibu Merci beaucoup. Abantu nyine batabibonye naho bihangane ndabeshya ariko wajya unyandikira nkakugazura kandi ati rero yakomeye tukajya tukaza tukanagwa muri commentaire tukanagwa no ku cyakura kandi kizima. Okay. Tukwegereza mbafasha ubugari bw'amakare kamwe cyane kari sabara
Meze bite se? twariye ntabwo wabyuba utariye ndabeshya warya inyama ya Asusa ntubyibuhe Biraryoshye pe. Ndacyafite umururumba. inyama igizwe n'ikirungo ko ari neza sinunda ubugari ari ikibazo ko ndi kumva Asusa wazumvishe? Navuga kunabira. kubera ko izi nyama ziri aha ngaha ni agatanga ariko muratekesha cyakoze Asusa inyama zikabamo amazi. badutekeye Asusa inyama zitabamo amazi ziraryoshye cyane pe Ziroroshye, ziroroshye. yaba Imana yajyaga ihora itwihera ibyo kurya Cyane. ndabeshya ye Ntabwo wabeshya. ndabeshya Nibyo. Imana ijya itubasha abantu barya neza babaho neza urabona inyama ivanze n'ubugari Biryoshye ngo nk'ifi kuyirisha inkoko. kabisa Ubugari bwawe ntabwo upinga ariko buraryoshye. umugore uzi guteka Biraryoshye. wari wapinze Ndabwemera. avuze ko wari wapinze Ndabwemera. wari wapinga cyane Ibyo ngibyo nazo ntabwo nabishobora. Ubwo buncitse bukagwa hasi. itongi ingana gutya rwose Yafata mu wese wamara yatongera gusanya amabi. bon ndakeka noneho twagiye gute Twasoza. twasoza kuko abantu bamaze kubona ko ibintu bye ari bye prepare ni bye prepare kabisa ewana urabona ko akazi kaba gakozwe neza kabisa ikindi nyine ushaka no guteka nyine ushaka abantu bagutekera turahari twazi iwawe twagutekera ibintu bikagenda neza ntabwo duhenda ni kuri make kabisa urumva mwatuvugisha muri comment kabisa iyo bashyiraho na nimero za telefone ariko z'umuntu wavugisha Nabishoboye ni nziza. none waruzi ko Nziza cyane uri mubi pe. mbanera Ubu turebera. Bakunzi ba Select TV naha dusoreje video yacu y'uyu munsi. Mwabibonye ukuntu twatetse Asusa, ukuntu makanika dusongeye ubugari. Mwabonye ibirungo byose twagiye dukoresha. Mwabonye ko byoroshye kandi biraryoshye. Hamwe muzabigerageze mu rugo. Ndabeshya kandi Tubibutsa gukora ikiba mbere. subscribe, comment, like, share. Komeza mudushyigikire. ko bari buze kubikora Cyaba turabe babikora. kubikora byo ni lazima kubera ko tugiye Mubi nababwire. Badufashe. baraza kubikora ndabizi ubugari rero Bye bye, ciao. bakabona Turabakunda. Turabakunda. Mubi yari yibagiwe kubasezera. akarananiye Maya mukade kamari. Ihangane. Kamare pe. Ukamare.